Iyi filime iraza kugaruka ku buzima bw'umwana witwa KELIA ku myaka y'ubu ngubu n'imfubyi. Muri karitsiye bazi ko yasaze, bazi ko ari ikirara, nyamara ntibamenya ko ibyo akora byose ari ukugira ngo yirengagize agahinda, arebe ko iminsi yakwicuma. Umugabo mvuga hano haratandukanye. Ni umugabo mukuru wanjye uri kuza gucira mukuru wanjye. Sinumva byoroshye aho muzajya murifaranga yawe ku buryo nta n'uzarabo. Yewe mbona imbonye yigisha inama koko. Umva urahigiriye pe. Ariko ntukaba umwana nawe. Uragira ngo ajye gutanga umutungo w'umuryango mu ndaye. Nasi byo ari icyo bitwaye. Uragira ngo ajye gutanga umutungo w'umuryango mu ndaya. Ariko bene kuvuga ntabyo uzi. Ubwo uko byagenze. Ese ni wowe? Koko ese gutarekera twajya gushaka gusinzira. Nari ngiye gusinzira byo. Icara tuvugane. Esther, iyo turi kumwe mba numva ibyifuzo byanjye byose nibigezeho. Reka gusa ibyo birashoboka. Yo cyane rwose. Umva ibyo ntabwo byumvikana pe. Reka ariko ntukigire umwana maze ubwo ndumiwe. Wumva kuteze n'iki cyabaye n'iki kidasanzwe. Si ubwo ni wowe cyangwa bamwinduriye ubwo wirengagije ko ndi umugabo wa mukuru wawe, ubwo nibyo ushaka kumbwira? Yes. Erega mukuru wawe yarananiwe, imbaraga zaramushiranye, amaze gusaza, yirirwa mu mirimo, nataha nagera mu rugo ugasanga atiteguye no kubonana nanjye. Gutese kandi ngo se ushatse kuvuga iki? Iyo tugeze mu cyumba usanga ananiwe ku buryo niyo agerageje ntabwo yarenza inshuro imwe yonyine. Ntugiye umfashe iki? Nawundi buriya umwanzuro wo kugukura mu ntara nkakuzana muri mujyi nkagukodeshereza iyi nzu nkagushakira icyo gukora bigushakira umushinga ukora, buriya byaje kugira ngo nawe nibiba ngombwa igihe nikigera nawe uzanyite. None urashaka iki? Ubwo si cyo utumva niki? Ndashaka ko mbe umugore w'ibanga. Kuko mana yanjye nkaca inyuma mukuru wanjye. None se ko uragira ngo ngifate umutungo njye kuwusesagura muri rubanda? Ni byiza kuguma muri twebwe ukaguma mu muryango. Muri mucyo ushaka kugira umugore wa kabiri. Esther, ndagusabye ntubifate nabi. Wenda ntuhite ubyemera nonaha, ariko ndagusabye ufate umwanya ubitekerezeho.
seho arambura amuherekeza. mperekeze Reka muherekeze. urabyemeye se We reka muherekeze. ariko ndagusabye mu kunsezera basi wongere umuhobere. Uko byagenze. Shameze neza. Shanice yaricaye yaramwishe utabona. Ese cyagiye wabonye David cyangwa? Shana ndamubona. Namwe ntabwo bamubona. Sinzamenya igihe manze tuzataha bitanga. Asuye David bagiye. Sinzi. Nawe Imana izadufasha tumeze. Nese mbona umeze neza. Tumeze neza natwe turashima. Upate ahubwo cyagiye uzi ibintu bya uzi ko nageze hano nkatatanga Kelia nawe ari hano yaje kumushaka. Erega Kelia Umuhungu David yakunze. turamukunda tumufata mu musaza wacu. Rero niyo mpamvu ari Kelia yamubuze arahangayika natwe nanjye namubuze ndahangayika. Gusa wari ukoze kuza kundeba hari abashyitsi tugiye kugira hano. Usanga bari bagiye kuza. Nyine nta kibazo nanjye ntabwo nanje kutumva. Gusa nimba ugiye kugira abashyitsi nta kibazo reka nanjye nzagaruka muri cya cyumweru gitaha. Ubwo rero reka nitahe nzagaruka sinzagusanga se cyangwa uzaba warasubiye mu kazi. Murabikwemerera ugomba kumbwira ngo nakugura n'akantu keza ariko sizizi siko twabaye abashofu. Mukavuga hajya ikibazo ntushaka kuzahara bazakwereka ryari n'ugushaka ubuse ko mbishaka si ukuhareba gusa se ikibazo kirimo none nk'uko hari urukundo byose byashoboka aricyo kuva nicyo ngukundira kandi nanjye nzahora mukundira igihe cyose kugira ngo uze kubona igihe uri bugarukire mu rugo sibyo ariko nabyo sibyo iyi nyine ndahari. Nawe inaji zawe ndazirambiwe nari kandi wakavuze nyine kare inaji naribe ndayigora. Naribe
Sheri, noneho nizere ko wabonye aho nizerera. Ndabona nta kintu atwaye cyane. Ariko Sisi mbona asa neza. yarasa neza nyine ariko amafaranga y'iki gihe se shaka arayibura niyo umuntu apfundapfunda imitwe. Na n'ubu nta kintu urambwira. kijyanye se n'iki? Aho wajyaga kwigira injiji. Oya ntabwo ari ukwigira injiji. Ibintu byose reka tuvugana biba ari byinshi gusa namenye aho arambwira. Se nawe nakubwiye ko nshaka ibintu byerekeye n'impamvu ukaba uri kunzanisha ibintu by'amandazi umwinza kandi ashaka ibyihuse. Ase ibintu nakubwiye ntabwo wabyumvise. Ngo reba narategereje ugiye iyo ngiyo kwa basobanuye na bino wabisimbuye ibyo mupfana ndategereza kureba. Ariko ibintu nakubwiye ntabwo birashyirwa mu bikorwa. Narakubwiye mu nzara mbere mama wanjye akura sibyo yari yakura se igihe ngiye nkamara amezi angahe ahise akura. Atakuze se niba uriya n'umwana ni umwana nyine kuri we ntabwo ari umwana uri imbere yanjye nk'umwana. cyangwa uyu nawe uracya ni wowe se urabona atakurenze Andenze se gute? uzi buri ugiye kumureza abahungu wasanga bamutereta Kuba bashobora kuba bamutereta ariko nta n'umwe akundana nawe. Aha. Gusa ikintu cyane siko ufite maturiti. Shaya niyo kera nararagaho naragura iyi ngiyi kubera imana nyine niyo ngenda mbona duke duke ngira itungura kugira ngo ejo n'ejo bundi mu rugo rwacu ruzabe rukomeye rumeze neza. Gusa nibyo ese si wumva nyine ko ibintu bigenda biza gake gake. kimureke buriya umuntu akuriya yiturije urazi wowe ntabwo uzi ibyo yibitseho. Aha ibyo tubireke ubu ngubu uko wabivuga. Nzi ko uzaza uvuga noneho ibyongereza utakibasha kuvuga. Ibyongereza sha Nose waganije inaji yanjye nakubwiye utayizanye. nari nzi ko wayibagiwe basi Nibagiwe. Zabiriye. aha reka njye kuyikuzanira. Gandi Biza gake gake. Nimba waragize ubushobozi bwo kugura iyi matera nabwo wararyamaga kuri iyi urumva ko ibintu bigenda bikora neza. bishirira pe Cyane byose tugomba kubona. ni nacyo cya mbere wese tutiragiza uwiteka twakwiragiza. Icya mbere tugomba kwiragiza uwiteka ibindi ariko natwe tukagira gute tukabishyiramo uruhare. Akira utazavuga ngo amafaranga yanko ntabwo wayariha. Nese ntabwo wayimo nanyu urushyizeho. Aha nta nyuro nazo nawe. Ese ubundi ntabwo umuntu unapfunduye basi unombokanye. Fungura neza nyine bitu. Ubujucu gusa abantu wajya uzana ibintu witonze ucugusa ibi barabicugusa. Aha yifungure neza undi ureke Ko kwitoba. wawe se ese amafaranga y'inaji angaya ngoye hose ngaho mbwira ndabona biryoshye bana. Iki se? Ka fone se Samana urareba sinareba sindi mu nzu ndabona Engambi nandi niyo Bosco. kagafone kakoze iki? Niko bakuguriye naramamaye bana. Telefone se hari ibirenze. Ntabwo nari kugera nyine kwa nko gurinda nizangumane telefone y'amatosho urumva byaro. Yende sayishyize Yayindi yasigaye narayigurishije. gasi yakera nyine kuba umuntu. Keri aracyari umwana. Akubwo bwana bozana nukazane ngo ni umwana. Umwana nyine. Umwana hehe se? Umva tureke kuburana. Ni umwana. Cego ni umwana. Kera yarajya umwana. Za basore bamutereta. Hako nawe mbanzure. Reka reka.
none se kuki uri kuvuga ngo abasore bamutereta nkaho uri oya nyine baramuteretanye ndabazi banuza bose bandi ariko bandi usaba amenye uri mu Rwanda se umukobwa se nawe agomba gutereta none se wowe kuki wowe wishaka kugumirwa ngo ntugure kureba umurumuna wawe nshaka kugumirwa se reka nkubaze ninkwemerera urwo rukundo tugakundana uzahita umwura iwacu ku buryo uvuga ngo naragomeye kera se baramukuye ra bawe genda gake rero ibyo bintu byo kugendesha gake genda gake sibyo narategereje nararushye wararushye se abakobwa baba bari hanze baba bari kunshaka nkabiyemeraho vuga ati gara umuntu negereje hari umuntu negereje ariko ukuntu urimo uranyita nyine reka mubwire iyo ukunda umuntu ntabwo uruha gutegereza sibyo nimba unkunda tegereza nimba utankunda ugende gushaka abantu sibyo cyangwa urakorogana urarushye wagiye wampa urukundo atagoranye uragorana reka nkubaze kuguha urukundo ni uburenganzira bwanjye no kugukunda ni uburenganzira bwanjye sibyo reka niwe nshaka rese niba nabashaka none nimba ari njye ushaka genda gake sibyo genda gake kandi ubwo wasanga iyo aba ari njye uri kukubwira ngo ndagukunda uba uri kwiraza i Nyanza niraza i Nyanza se gute tubireke azi ko impamvu uri kwigenderwa gahoro gahoro uri kugira muri urasi wabona ari David urimo urabiterana ako David yaragoye ya David ramuniga ari kunyicira byatanje nuko uza hano nawe niko haza aya niwe biterana bizi David abitera ate abitera uratwaraganire ndamuzi buriya nyewe wakwinjiye cyo uyu munsi none ibintu waje wariye sinzi ntabwo mbizi ntabwo utekereze neza muri ino nacu mayi niba utakiriyemo akantu ahubwo wewe waje wariye iki wowe mwiye iki ntabwo sumaye ibiki kandi ibyo bise binyibutsa David nawe abona azura David aza hano akagenda nawe nk'uko uhaza ukagenda sibyo ubwo buri no kumufungura nigendere njye kwiryamira dore mbona ninaniriwe cyaza nyuma yaho hagati yaho urakoze tu niyo na dry mind ayimwetu nari bigenda murabibu aha abana nanakiza umunwa wawe nduramuntu aba nshaka iki ko namukunda njye nikondera David ahuraza ndabihaza ngo ni mu rukundo ni mu rukundo ni cyakoze nanjye nabonye icyo nitwaza ngo ni kenge